Yesu nashimwe cyane, twongeye kunezezwa n'Imana yacu kubwo kugira neza kwayo, ikomeje kubana natwe kandi ikomeje kutwereka ineza yayo. Ni Imana idukunda, ni Imana itwitaho, ni Imana itureberera uko bukeye n'uko bwije. By'umwihariko turayishimira ko tumaze ibi byumweru bibiri, iki cyumweru cya kabiri turagishoje uyu munsi, turi mu masengesho, turi imbere yayo. Turayishimira ko yakomeje kuduha imbaraga kandi ikomeje kubana natwe. Rero mwese ahari, mbifurije kugubwa neza no gukomeza kunezererwa Imana yacu muri byose, kuko niyo yonyine tunezererwa, ni nayo yonyine tugomba kwirata, niko ijambo ryayo rivuga. Reka rero dusenga Imana, niturangiza twumva ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri hejuru ya byose, ntawe musa, nta n'uwo muhwanye. Mu izina rya Yesu nyemerera ngushimire kubwo kugira neza kwawe. Uri Imana y'imbaraga, hejuru yawe nta wundi uhari. Mu izina rya Yesu Data, shyirwa hejuru mu mitima yacu, shyirwa hejuru Mwami, shyirwa hejuru mu byacu. Mu izina rya Yesu tugiye kumva ijambo ryawe, ndaritse ijuru kumanukira ku bana na buri umwe. Mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwanya ntihagire ikiwurogoya. Mu izina rya Yesu, icyubahiro ni icyawe, icyubahiro ni icyawe, none n'iteka ryose ku bwa Yesu, amen. Nk'uko mubizi, iki cyumweru twarimo twiga ku nyungu zo gutunga umutima ukunda ukuri, n'ingaruka z'umutima udakunda ukuri cyangwa ingorane zawo. Uyu munsi wa none ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya, igice cya mbere, umurongo wa 16, uwa 17, reka ngeze ku murongo wa 20. Reka mbere kuri 16 ngeze kuri 20. Biravuze ngo, nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na shelegi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana yacu itubabarire cyane. Turashima Imana ko ikomeje kubana natwe kandi ikomeje kwihesha icyubahiro muri byose. Ntabwo yigeze itureka, ntabwo yigeze idusiga, kandi nzi neza ko iri mu ruhande rwa buri umwe wese. Ndimo mvuga ku nyungu zo gukunda, z'umutima ukunda ukuri. Ari byo nakunze kuvuga ko gukunda ukuri ni ugukunda Imana, ni ugukunda ijambo ryayo, kandi ni no kwemera rikatuyobora inzira yo gukiranuka. Rero turayishimira. Mbibutsa ngo gukunda ukuri cyangwa gutunga umutima ukunze ukuri ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ikiguzi. Ntabwo ushobora kubona izi nyungu udatanze ikiguzi. Burya umuntu yaravuze ngo icyo ushaka kugeraho
kugira ngo ugire icyo ugeraho hari icyo ugomba gusiga, hari icyo ugomba kureka. Iyo ushaka kugera ahantu ni ukuva ahandi ukagenda, utagiye ntaho wagera. Imana yacu ishimwe cyane. Rero iki kiguzi gikomeye ijambo ry'Imana ritubwira ni ikiguzi kidusaba gukunda Imana, gukunda ukuri. Nuko Kristo agira priorite, aba prioritaire mu mutima wawe, ni ukuvuga niwe uba uw'imbere. Niyo mpamvu igihe wa mufarisayo yabazaga Yesu ngo itegeko riruta ayandi ni irihe, Yesu aramubwira ngo itegeko riruta ayandi mu mategeko yose ni iri: ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Ni ukuvuga icyo yaramubwiye ngo ukunde ukuri, kuko ibi yamubwiraga ngo mukunde. Mwibuke, Imana niyo kuri kuzuye, niyo soko y'ibintu byose. Icyo washaka kumenya utabanje kumenya Imana uba urimo uruhira ubusa, kuko niwe soko y'ibintu byose, niwe waremye byose, niwe uzi byose, niwe soko y'ubwenge no kumenya. Ushaka rero izi nyungu, kubaho neza, nuko wemera ukamukunda. Mukunde kugira ngo uvome muri we ibyiza bizanyura ubuzima bwawe. Gukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Aya ni amagambo akomeye Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya, ngo arimo ahugurira abantu guhindukirira Uwiteka kugira ngo ababarire cyangwa bababarirwe ibyaha byabo. Abantu bari baragomye, abantu bari barateye Imana umugongo, ariko arababwira ngo hari ibyo mwirengagije bibasha kubazanira inyungu, bibasha kubazanira amahoro, bibasha kubazanira umugisha, bibasha kubazanira ibyiza. Bibasha kubanezeza. Imana yacu ishimwe cyane. Nuko imitima yanyu muyihindukiriza Uwiteka. Mwibuke, yaravuze ngo ikunda abayikunda ndetse akanabagororera. Abayishakana umwete barayibona. Aha rero arimo arahamagara ubwoko bwe ngo mwiyuhagire, mwiboneze, kugira ngo mubone ibyiza, ibyaha byanyu bikurweho, muhitemo ukuri. Ndagira ngo nkubwire, kwihana Bibiliya ibigereranya no guhindukira. Uva mu kinyoma winjira mu kuri, uva mu mafuti ujya mu byiza, uva mu byago ujya mu munezero. Niyo mpamvu kwihana ni uguhindukira. Duhindukira gute rero? Bisobanura ngo ni uguhindukirira umuremyi wacu, kugaruka ku Mana, kureka ingeso mbi, cyangwa guhinduka, icyo twita to be transformed. Guhindukira muri wowe hakabamo impinduka. Bivuze ngo iyo wakijijwe ariko nta mpinduka zigeze zibaho, uracyari wa wundi. Yesu ijambo ry'Imana arababwira ngo mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushaka imanza zitabera, murenganura abarengana, mucira imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Nimuze tujye inama, muze mbigishe, muze mbereke, ni ko Uwiteka avuga. Muze tujye inama, mbereke uburyo mwayobye, mbereke uburyo mwatakaye, mbereke uburyo mwijyanye mu byago, kandi naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku. Umva inyungu zitangiye kuboneka ku bantu bemeye gukunda no gushaka ukuri.
birahinduka bise na sheregi, ndetse bimere nk'ubwoya bw'intama. Umurongo wa 19 ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Umva aho ikibazo kiri. Abatumvira, badakunda ukuri, abadakunda Imana, abadashaka amahoro, abatemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, Bibiliya yavuze ngo inkota y'Uwiteka izabarya. Ariko nitumwumvira tugahitamo ukuri, tugahitamo Imana, tugahitamo kutayoborwa n'amarari y'imibiri yacu, tugahitamo kutayoborwa n'iby'isi, indamu zishira, niduhitamo Imana tuzarya ibyiza byo mu gihugu. Urumva ibyiza dukurikira turi hirya y'Imana ntabwo tubibona. N'uwibwira ngo arabishikiriye bimera nk'inzozi. Nabo twita ngo babiririramo. Kubera iki? Kuko batakunze ukuri, kuko batumviye. Ijambo ry'Imana rijya ritubwira uburyo Abisiraheli bagomeye Imana. Na Stefano yarabivuze mu gice cya 7, arimo abwira bene wabo b'Abayuda igihe bamufataga benda kumutera amabuye, arabwira ngo nimube nk'abasokuruza banyu banze ukuri, bagomera Mose n'Imana, maze barimbukira mu butayu. Bari barabonye ibitangaza by'Imana, bari barabonye gukomera kw'Imana, bari barabonye neza y'Imana, ariko banga ukuri, imitima yabo irinangira. Mwene data, umutima wawe ntiwinangire. Iki ni igihe cyo gufata ibyemezo bikaze, tukongera imbaraga n'umurego mu gukiranukira no gukunda Imana muri byose. Nababwiye ngo ikiguzi cyo guhitamo ukuri ni ukwemera gukundisha Imana umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, n'ubutunzi bwawe bwose, n'umutima wawe wose, ibitekerezo byawe byose. Yesu akaba ari uza mu mwanya w'imbere. Duharanira gukora ibyo ashaka, duharanira kugenda uko ashaka, duharanira gukora ibye, kuko Bibiliya yatubwiye ngo nibwo tuzarya ibyiza byo mu gihugu. Iki gihugu tuririramo kirimo ibyiza, iki gihugu ukeneyemo kirimo ibyiza, iki gihugu uburiyemo amahoro kirimo amahoro, iki gihugu uburiyemo inshuti zirahari. Ariko urazibonera he? Nuko wemera ugakora ibyo Imana ishaka, ukagendana nayo, nawe ugasogongera ku byiza yateguriye abamukunda. Umva ngo ariko nimutumva mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Kuko akanwa k'Imana ariko kabivuze, akanwa k'Imana ariko kabivuze. Ndagira ngo nkumenyeshe, abakunda Imana bazanezerwa. Yesaya mu gice cya 3 umurongo w'10 yarabivuze, aravuga ngo nimubivuge, muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Tell the righteous that things shall be well. Bazabaho, bazagubwa neza. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ariko umunyabyaha abonye ishyano azagubwa nabi, kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Ndagira ngo nkubwire, kuba tubyemera cyangwa tutabyemera ntibizabuza Imana kubisohoza. Bizasohora, bizasohora. Ndagira ngo mbahumurize, bizasohora. Tuzabona Imana, abahisemo ukuri, abahisemo Imana, abahisemo kuyoborwa nayo, tuzayibona.
birashoboka ko waba unyura mu bibazo, birashoboka ko hari ibintu bitagenda neza, birashoboka ko hari ibikikuremereye, birashoboka ko hari ibitagenda neza nk'uko ubyifuza, birashoboka ko ukiruha, birashoboka ko hari ububasha utarabona, ariko ndagira ngo nkubwire, niba warahisemo, kuko ijambo ry'Imana ngo kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze, uzarya ibyiza byo mu gihugu, uzagubwa neza. Abakiranutsi, abahisemo gukiranuka bazagubwa neza. Imana izatwereka izi nyungu ku bazihisemo. Imana izatwereka ineza yayo, urukundo rwayo rutagereranywa, loving kindness. Imana izatwereka uburyo dufite ku mutima abantu bahisemo ukuri. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 20, igice cya 20 umurongo wa 6, Imana izatwereka urukundo rwayo n'imbabazi. Bibiliya yavuze umurongo wa 6 w'igitabo cyo Kuva igice cya 20 ngo nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuru babo bibihe igihumbi. Abo ni bande? Nabo yavuze ngo abatazikubita imbere y'ibigirwamana ngo babikorere. Uwiteka Imana izabishimira, izabereka imbabazi zayo. Kubera iki? Ni Imana ifuha, ihora abana gukiranirwa kwa base kugeza ku buzukuru. Ariko nanone abemeye guhita mu kuri, izabereka imbabazi zayo n'urukundo rwayo kugeza ku buzukuru babo bibihe igihumbi. Imana yacu ishimwe cyane. Izabereka, ntabwo izatureka ngo idutererane, izabereka kugira neza kwayo. Mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 5 umurongo wa 10 haravuga ngo nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo bibihe igihumbi. Iri ni ijambo risubiyemo mu gice cya 7 umurongo w'9 kugeza kuri 12 haravuze ngo, mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 ngo nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana, ni Imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yawe, ikageza ku buzukuruza babo bibihe igihumbi. Ikitura vuba abanyabyaha ubwabo ngo ibarimbure, ntirazika mu byo igira, ibyo igirira uyanga. Imwitura vuba ubwe, abanyabyaha ibitura vuba. Nuko ujye witondera ibyo byategetswe n'amategeko n'amateka ngo utegeke uyu munsi ubyumvire. Nimwumvira ayo mateka, niwumvira ayo mateka ukitondera, ukayitondera, ugakora ibyo agutegeka, bizatuma Uwiteka Imana yawe ikomeza gusohoreza isezerano no kukugirira ibambe yarahiye basokuruza banyu ko izabagirira. Imana itugirire neza, ngo izadukunda, iduhe umugisha, itugwize, kandi imbuto zo mu nda zacu n'imyaka yo mu mirima mu butaka bwacu, n'imyaka y'imeke na vino n'amavuta ya elayo yacu no kororoka kw'inka zacu, nuko imikumbi yacu izabihera umugisha mu gihugu yarahiye basokuruza. Tuzagira umugisha uruta uw'abandi bose, ntihazaba ingumba y'umugabo cyangwa y'umugore muri twe cyangwa mu matungo yacu, kuko Uwiteka azakuraho indwara zose, ntazaduteza n'imwe muri zo ndwara mbi z'abanyegiputa tuzi, ahubwo
azaziteza abatwanga bose, azarimbura amahanga yose. Uwiteka Imana izabatugabiza. Murumva, izi ni inyungu zo gukunda ukuri cyangwa zo gukunda Imana. Nitwumvira amateka ye, ndagira ngo nguhumurize inshuti yanjye, ni ukuvuga ngo uyu muntu uhisemo gukunda ukuri, kugendera mu kuri, gukorera Imana, Imana izamuha kwaguka, azagira prosperity, azagira ubutunzi. You shall prosper in everything you will do. Uzahirwa mu nzira zawe. Imana iguha imbaraga, izatwereka imbabazi abayihisemo. Icya kabiri, uzarabagirana nk'izuba mu mbaraga. Uzarabagirana nk'izuba mu mbaraga. Mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 5 umurongo wa 31, Bibiliya ivuga neza ko igice cya 5 umurongo wa 31, Abacamanza, Bibiliya avuga ngo Uwiteka ababisha bawe barakarimbuka batyo, ariko abagukunda babe nk'izuba rirashe ritangaje. Uzaba nk'izuba, urabagirane mu mbaraga, abanzi bawe uzabatwika. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo abagaragu be ajya bagira umuriro, abamarayika akabagira imiyaga. Uzaba nk'izuba, uzaba nk'izuba, uzaba nk'izuba, uzarabagirana. Ibi bivuze iki? Kurabagirana bisobanura kutabaho kw'ibibazo, kutabaho ufite icyo ubuze. Uzabaho wuzuye, uzabaho ukomeye, uzabaho wuzuye ubwiza, uzabaho utabuza amahoro, uzabaho ntutinye ibyo urimo unyuramo. Erega nkubwire inshuti yanjye, nta n'imbaraga bigufiteho, kubera ko uwo wahisemo ni umugabo ufite amaboko, ni umugabo ufite imbaraga, yiteguye kukurwanirira, yiteguye kukurengera. Imana ishimwe cyane. Yiteguye kukurwanirira. Uzarabagirana, tuzarabagirana. Birashoboka kuri muca mu mwijima, abantu bakuvugiraho, birashoboka kutazwi, birashoboka kutamenyekana, birashoboka ko hari ibyo ubuze. Ndagira ngo nkubwire, igitondo cyawe kiraje. Yesaya 60 ivuga ngo iki? Ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Igitondo cyawe kiraje. Kubera iki? Wahisemo gukiranuka. Umucyo ukurikiranye muri wowe, abantu ntibawuzi, ariko ugiye gushininga. You are going to shine, and many people, they will come to you. Bakurikiye uwo mucyo, bazaza bawukurikiye, bazazana amaturo, bazapfukama, bazaca bugufi, bazagushakaho inama, bazagushakaho ibisubizo. Kubera iki? Izuba ryo gukiranuka rizaba ryarashe ku buzima bwawe, ryavuye imbere, baribone. Reka Imana ibanze ibone uko kurabagirana kwawe kw'imbere. Imana yacu ishimwe cyane. Ntacyo tuzaba. Ndagira ngo nkubwire, ibyawe byose bizamenywa n'Imana. Ibyawe byose bizamenywa n'Imana. Bibiliya avuga mu gitabo cy'Abaroma 8:28, haravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Yatumenye kera. Twe niyo twanyura mu bibazo, twe niyo twanyura mu ntambara, ibyo tunyuramo byose
biba ari kubw'ineza yacu. Imana ijya yihesha icyubahiro, tukabisohokanamo ubuhamya, tukabisohokanamo ibyiza, tukabisohokanamo ubundi bwiza, tukabisohokanamo ikindi cyubahiro, tukabyinjiramo abantu badupena, abantu bakatuvugiramo, ariko tukabivamo badusingiza, tukabivamo baturamya, tukabivamo batuvuga, tukabivamo bavuga ko ari twe abantu badasanzwe, barakwise ikigoryi ukabisohokamo bavuga ko ari wowe munyabwenge, barakwise umukene ukabisohokamo bavuga ko ari wowe mukire, barakwise umuntu udasobanutse ukabivamo bavuga ko ari wowe usobanutse, abanzi n'abakunzi bose bakagushyira hejuru. Izi ni inyungu zo gukunda ukuri no guharanira gukora icyo Imana ishaka. Ngo nimwumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Hari ibyiza Imana igufitiye, hari ibyiza Imana irimo igutegurira, hari ibyiza Imana ibikiye abayikunda. Ni kugomba gukora, ugomba kwirinda kugenda ukubiri n'ukuri kw'Imana, ugomba kwirinda kugenda ukubiri n'ubushake bw'Imana, ugakora icyo Imana ishaka muri byose, kuko nibwo uzagira amahoro. Hari umugisha Imana izakwereka ineza n'imbabazi zayo. Imana izaguha kurabagirana nk'izuba wuzuye imbaraga, kandi ibyawe byose bizamenywa n'Imana, kandi bizaba byiza. Ibyo uzanyuramo biravuga ngo naho banyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo tuzatinya. Iyo banyuze mu gikombe cya Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Ture mu buzima aho butari. Kubera iki? Turi abanyamugisha. Imana iguha imbaraga, Imana igukomeze, Imana iguhe kuyitegereza, ntucibwe intege n'izo ntambaro uri munyuramo. Imana iri mu ruhande rwawe. Data, tuguhaye icyubahiro. Girira neza abana bawe, girira neza ubwoko bwawe, girira neza abagushaka. Turoshoje kino cyumweru cya kabiri cy'umutima ukunda ukuri n'inyungu zawo, n'igihombo n'ingorane n'intambara zo ku bantu bagomeye ukuri, banze kumva ukuri, banze gushaka ukuri. Mu izina rya Yesu, Mwami wanjye, Mana yanjye, komeza kuduha imbaraga zo gukomeza gushakisha icyo ushima, aba ari byo dukora. Waraduhamagaye kugira ngo dukore umurimo wawe, waraduhamagaye kugira ngo tukunezeze, waraduhamagaye kugira ngo tukuramye, waraduhamagaye kugira ngo tugukunde, nawe utwereke ineza yawe. Komeza ukingura imiryango yari ifunze ku bana bawe. Komeza Mwami Imana kwatsa iryo zuba ryo gukiranuka ku buzima bwabo. Reka babone kugira neza kwawe, reka barye ibigugu byo mu gihugu, reka bave mu gutungwa n'amano, reka bave mu gahinda no mu bibazo, reka bave mu ndwara, reka bave mu ntambara. Mu izina rya Yesu, ubuzima bwaguke, inyegamo zabo, amahema yabo uyagure, agura imbago mu izina rya Yesu. Urakoze kukumva gusenga, ikuzo n'ishimwe ni ibyawe none n'iteka ryose kubwa Yesu. Amen. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Ndabakunda kandi mbifurije kuzasoza neza, tukazabana n'Imana muri bwa bwami bwayo. Amen.